mwagira kesi y'umunyamakuru wa siporo wafunzwe azira ibyo yatangarije kuri mikoro? Ntayo. Ntayo. Kubera iki? Nje mushaka. Oya buretse. Mu cyubahiro tukugomba genda uba wicaye hariya turagomba. Genda wicara hariya turagomba. Wicaye aho. Twikomereze. Yego turacyakomeza. Ni ibimwantumiriye. Oya radio ahubwo tuzayibwira yongera umutima. Oya nta kibazo. Ndahari reka nshimire abakunzi ba SKFM, abakunzi banjye badahwema kunshyigikira. Ntago biba byoroshye, intambara zibari nyinshi hano hanze, yaba izo witeye n'izo utiteye, ariko baragumya bakahaba, bakadushyigikira, bakazirwana, bakaba hafi, kandi ndabizeza ko nta gusubira inyuma, nta gucika intege. Turi mu murongo mwiza, dufite igihugu cyiza, turakora ntituryama, amanywa nijoro, ibyo babona ntibikabarangaze. Twebwe turahari, turashikamye, turimo turakora mu nyungu zo gutera imbere ndetse no guteza imbere igihugu. Bakomeze rero batube hafi. Bisawa cyane. Ngira ngo nugera no mu rugo uze kudusuriza madamu, nawe mbona uyu munsi wamushyize kuri stati wandikaho ati tuzasazana cyangwa se guro. Icyo batekereza mu wumvisha gifite sanse mbere yuko tugisoma. Niki? Oya wumvisha gifite sanse. Amafaranga burya. Oya reka tukubaze nk'umunyamakuru nawe ntago uba wicaye ngo biba yari ukuri. Kuko tutakwemera. Wumvisha bifite sanse. Ngo muramira ngo wamuriye amafaranga ngo yo kwamamaza ibikorwa bya Bazili na Bazili miliyoni 60. Ngo bari kugabana wayabona ugahita ujya gushinga mu radio. Ubwo nicyo we akusize. Reka mbivugire hano imbere ya kamera. Kesi ya Bazili tuzagera nongera kubivuga. Ndi muri process yo gushinga radio. Nagiye negera abantu batandukanye abacuruzi nzi. So muri iyo process nibwo navuganye na Muramiri. Ariko umuntu witwa Bazili numva ko ari umukire. Afite amahoteli, afite inganda hano mu Rwanda. Nta buryo ko mfite projet yo gushinga radio wampuza nawe nkamuha igitekerezo kuko